Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu bikubeho. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana utegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Dusenge. Wera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Ijambo ryawe ni uko ntiribeshya, ntirivangiye kandi ntirivangirwa. Turakwinginze ngo ubwo tugiye kuryumva riduhindure, ritwubake, riduhe imbaraga nyakubahwa Imana zo kugutunganira no gukora ubushake bwawe. Nicyo gituma twiga nta kindi, nicyo gituma twumva ijambo ryawe nta kindi, ni ukugira ngo Mwami Imana dukore ubushake bwawe. Utubabarire aho dukiranirwa kandi uduhe imbaraga aho dutsindwa, kugira ngo tubashe kunesha. Urera rero Mwami Imana uhabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu sinze twizeye, urakoze Imana, amen. Nk'uko tumaze kubimenyera, turi ku ntego y'umwaka ivuga yitwa kuza k'ubwami bw'Imana. Tugeze ku cyiciro cy'118 cyitwa cyo mu bwenge burakenewe. Ubwo nacyo nicyo turi kwiga muri iyi minsi. Intego y'umunsi dufite yitwa tyaza ubwenge. Turasoma nanone nk'uko twasomye ejo mu Mubwiriza ibice umurongo wa 10, haravuga ngo intorezo y'ibyimbye nyirayo ntayityaza, bakwiriye kuyongera amaboko, ariko ubwenge bugira akamaro ko kuyobora. Ibyo biri mu Mubwiriza ibice umurongo wa 10. Tyaza ubwenge bwawe. Icyo dukora cyose muri iyi si, ndetse aho isi irimo kugana uyu munsi, irimo gushaka uko yakora ibintu byinshi ikoresheje abantu bake n'umwanya muto. Ibi ntabwo bizigera bihagarara mu gihe cyose abantu bazaba bakiri ku isi. Ni ukuvuga ngo iterambere ni iki? Iterambere riraje. Ni ukuvuga ngo baba babonye ubundi buryo bwo gukora ibintu byinshi mu gihe gitoya. Icyo nicyo bita iterambere, nta kindi. Kandi uko isi iminsi izagenda ishira, niko bizagenda byiyongera. Muri uyu mwaka, muri umwanya urimo gusoma iyi nkuru cyangwa urimo kumva aya magambo, hariho abantu barimo gutekereza, barimo gukora ubushakashatsi, bashaka ukuntu bakongera umusaruro w'ibigo byabo bakoresheje igihe gitoya. Kandi iyo babonye inzira nshyashya n'ubundi buryo, abantu bamwe batakaza akazi kabo, abandi bakongera imishahara, bakazamurwa mu ntera. Nguko uko isi itera imbere, niko ibigo bikomeye bikora, niko ibihugu bikora, niko abantu bakora. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba mu myaka 10 iryo terambere twari dufite ryari ryo kugendera ku magare, uyu munsi abantu bakaba bari kubona uburyo bwo kugendera ku mamoto. Ubwo nyine amagare asa nk'asigaye, akagenda akurwa mu nzira gahoro gahoro, moto ziza zigenda arizo zitwara abantu. Ubwo ntakizaza nyuma ya moto nacyo kizakibasha gutwara abantu mu buryo bworoshye kandi kikabageza aho bagiye bitabagoye. Nacyo ubwo kizaza gikure moto mu nzira, abe aricyo abantu bakurikira. Niko ibintu bimera, nta gitangaza kirimo. Ibi rero nibyo byakuye abantu ku mafarashi cyane niyo bagenderagaho, no ku mato nk'uburyo bwo gukoreshwa mu ngendo ndende. Maze iterambere rimaze kuza, dutangira gukoresha amagare, amamoto, amamodoka ndetse n'indege. Urumva icyo gihe abantu bahigaga amafarashi, abayacuruzaga, icyo gihe bahise batakaza akazi. Hari abantu benshi bahombye batewe n'iterambere ryari rimaze kuzanwa ryo kugendera mu mamodoka n'indege n'amamoto. Kuko uko isi yahindutse, ubwenge bwacu icyo gihe bwari bumeze nk'ishoka igimbye. Uko iterambere ryari rihari cyangwa imitekerereze yari imeze nk'ishoka igimbye. Twakoreshaga igihe kirekire n'imbaraga nyinshi cyane dushaka gukora ikintu kimwe. Tuvuge ngo urashaka kuva hano mu Rwanda ujya muri Amerika,
byagusaba wenda kuzagendera ku ifarashi ikaza kugeza ku nyanja, wagera ku nyanja ugafata ubwato buzagutwara amezi n'amezi kugira ngo ugere muri Amerika. Nguko uko ibintu byari bimeze. Ariko aho iterambere riziye ubu ntibinagoye. Fata imodoka ukava mu ntara ukagera i Kigali, wagera i Kigali ugafata indege ikakuzugurukanira kugeza mu gihe cy'iminsi ngahe n'amasaha ngaho ukaba ugeze mu kindi gihugu washaka kugeramo. Nguko uko rero ubwenge butyajijwe bugabanya igihe twakoreshaga n'imbaraga twakoreshaga, maze bwongera icyo nakwita umusaruro w'ibyo dukora. Kuko imashini aho zamaze kuza twakoresheje igihe gito kandi dukora ibintu byinshi. Ntawe warakuvuga ko ibi byatumye bamwe batakaza akazi, kandi niko byagenze, nubwo kari kabatunze. Ibi rero bitwigisha umumaro wo kwiga no gushakashaka ibishya ndetse no guhanga udushya, tukareka kwishingikiriza ku byo tuzi uyu munsi, cyane ko byo biba birimo gutakaza agaciro. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ngewe ibintu nzi uyu munsi, ibyo uzi uyu munsi byamaze gutakaza agaciro, hakenewe ibishyashya. Hari abarimo barashaka ibishyashya. Nugumana ku byo ufite uyu munsi, ndakubwira uko nutagira icyo ubihinduraho, mu mwaka umwe, imyaka 2 uzagenda usange wasigaye inyuma. Usanga ibitekerezo byo uri kuvuga ni ibintu bya kera abantu batagiye kugenderaho. Iyo wiga uba urimo gutyaza ubwenge, kandi ibyo byoroshya akazi kawe bikanakongerera inyungu. Dore urugero, niba nize uyu munsi nkamenya yuko uyu munsi umuvuduko wa interinete wa 3 utagifite imbaraga nka kera, cyangwa utakigezweho, hari uwitwa 4, uwa 4 akaba ariwo ufite imbaraga. Ni ukuvuga ngo umuntu ngewe wenda waba ushaka gucuruza interinete, n'urugero waba ufite cyber cafe, waba ukora ibintu bya secretary, abantu bo mu irembo n'icyo bose, nagenda akaguma kuri 3, imikorere izagenda idindira gahoro. Mu gihe mu bindi bihugu bamaze kujya ku muvuduko wa 5. Uko rero azabona umuvuduko wihuta wa interinete, niko azagenda arushaho gukora ibintu byinshi mu gihe gitoya kuruta waba ukigendera ku muvuduko wa mutoya. Nguko uko ibintu bigenda. Iki rero nicyo dukennye, kumenya ko umutima udashaka kwiga uba wibona kandi nta bwenge uba ufite. Ako kantu tugomba kukamenya mu mitwe yacu. Umutima udashaka kwiga uba wibona kandi udafite ubwenge. Dusome mu Migani 18:15 bavuga ngo, kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge, kandi umuhanga agere ku migambi itunganye. Aho ni Imigani igice cya 1:5. Kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge, kandi umuhanga agere ku migambi itunganye. Ni ukuvuga ngo iyo umunyabwenge ateze amatwi yunguka ubwenge. Icya kabiri dusoma mu Migani 18:15 bavuga ngo, umutima w'umunyabwenge uronka kumenya, kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Imigani 18:15. Umutima w'umunyabwenge uronka kumenya, kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Ni ukuvuga ngo umunyabwenge akazi ahora akora buri munsi, ahora ashaka kwiyungura ubwenge. Umunsi yahagaritse kwiga, niwo munsi atangira kuba umuswa. Ubwenge buhora bwiyungura ubundi kugira ngo urusheho gusobanukirwa no gukora neza kurushaho. Uko niko ubwenge burushaho kwityaza. Niyo mpamvu rero umuntu urushaho kugenda yityaza, yiga ibindi bintu, amenya ubundi buryo, uwo muntu arushaho kugenda akora neza mu mikorere ye. Niyo mpamvu mu gikristo icyo Imana igenda ikora, igenda irushaho kutwigisha ijambo ryayo,
kutwisha ijambo ryayo itweza, kuko mu kutwisha ijambo ryayo igenda itugira abakristo beza kurutaho, bakora ibintu byinshi kurutaho mu gihe gitoya. Kuko n'Imana niko ibigenza, ihora itwigisha, itugira abashyashya kugira ngo dukore neza kurushaho, kandi dukore neza mu gihe gitoya. Abandi ubu barimo kwiga, abandi kandi barimo kwiyungura ubwenge. Ahari wakwibwira ko bitakureba, ariko abandi bo bazakomeza kwiyungura ubwenge. Umunsi umwe nutabikora wowe uzabyuka mu gitondo usanga baragusize, maze wunguke wowe urimo guhomba. Uko niko ibintu bikoze. Muri Esiteri 20:14 bavuga ngo kuko niwicecekera rwose muri igihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari cyakwimitse ngo uwo mwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nguko ibintu biba bimeze. Ntuvuge ngo uracuruza, ngo umunsi ngo uracuruza bikugenda neza. Ntuvuge ngo uyu munsi ngo Imana ishimwe, ngo uri umupasiteri uyu munsi bimeze neza. Ntuvuge ngo uyu munsi ngo uzi kubwiriza ngo bimeze neza. Ntuvuge ngo uyu munsi mu kazi kawe bimeze neza. Oya, ahari wakwibwira ngo bizagumaho, ariko ntabwo bizagumaho. Icyatumye ushyirwa aho ngaho ni ukugira ngo ugire akamaro, kandi akamaro kawe kagaragara, kagenda karushaho kugaragara ari uko we urushaho kugenda wiga, ukagenda wityaza, ukagenda urushaho kuba mwiza. Iyo rero urushaho kugenda uba mwiza, wityariza ubwenge, akazi kawe uragatunganya, kandi inshingano zawe ukazitunganya kurushaho, maze ukagira umuryango, ukagira wowe ukigira umumaro, ukagira Imana umumaro, ukagira na sosiyete muri rusange umumaro. Icyo ni cyo ijambo ry'Imana ritubwira. Nutabikora ariko nanone nta kizabuza abandi kubikora, kandi abo bandi nibabikora bazakora ibyo inshingano zawe, batera imbere. Ariko uko iminsi izagenda ishira, uzagenda wisanga usubira inyuma, ushiduke nta n'akamaro ugifite muri sosiyete, kubera yuko wanze kwiga gusa, kubera ko wanze kwiyungura ubwenge. Imana dutabara. Gusa urahitamo gukora iki? Urashaka kugera kuki? Icyo nzi cyo ni uko ukwiye kwiyungura ubwenge kugira ngo ukore neza kurushaho. Niba ushaka guteza ubucuruzi bwawe imbere, guteza umurimo w'Imana imbere, guteza itorero ry'Imana imbere, guteza igihugu imbere, icyo ushaka guteza imbere cyose kizagusaba guhora wiga. Aho ntiwishuke na gato. Ubwo rero fungura umutima wawe kumenya ibintu bishya. Gendera abateye imbere kukurusha, ubigireho. Gera mu yindi mijyi urebe uko bakora. Sura andi matorero urebe ukuntu bakora. Soma ibitabo niba ubasha kubisoma. Reba amavideo abyigisha ku cyo ukora n'iterambere ushaka kugira ngo wumve ukuntu babikora. Uburyo bwose wabasha gukora bwakubashisha kugira ikindi kintu wiyungura cyakubashisha gutyara kurutaho, ukwiriye kugikora. Ntiwishuke ngo wibwire ko ibintu byose ubizi. Ntabwo ubizi byose. Ibanga ryawe cyangwa intwaro yawe izagufasha gutera imbere no kurushaho kuba mwiza ni ugukomeza kwiyungura ubwenge. Ubwo rero utyaza ubwenge bwawe, kuko izo nizo nshingano zawe. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu gitondo turagushimiye ku ijambo ryawe. Turagusabye ngo uduhe ishyaka n'inyota byo kwiga no kumenya ibintu bishya, kugira ngo turusheho gukora neza umurimo wawe n'icyo waduhamagariye. Urakoze rero Mwami kugiye kubikora, ukaduha inyota kugira ngo turusheho gutunganya, kugira ngo turusheho gutunganya umurimo wawe, kugira ngo turusheho gutunganya imirimo yacu, kugira ngo turusheho gutunganya inshingano waduhaye, kuko Mwami Imana nicyo dushakaho. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Isezerano ry'uyu munsi turayisanga mu Migani 13:20 havuga ngo ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ngo ariko umugenzi w'abapfu azabihanirwa. Hano mu Migani 10:4 baravuga ngo ubwenge muri byose ni ingenzi, nuko rero ushaka ubwenge ndetse ibyo utunze byose
ubishakisha ubuhanga. Ushobora kudusura ku rubuga rwa Facebook nk'uko twabibabwiye, ni ukwandika facebook.com ugashyiraho akarongo gahengamye ukandikaho Ministry of Unlimited Holy Ghost mu ijambo rimwe, cyangwa ukaza kuri WhatsApp ukazajya ubona ibyigisho buri munsi. Turi gukoresha nimero 0784589666. Mwari kumwe na Mahoro Dieu d'Amour, mwateguriwe ibyisho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Imana ikomeze kubaho umugisha, kandi ukuboko kunyuza kwayo ukomeze kubaho, imbaraga zayo zibabeho, kugira ngo mubashe gukora ubushake bwayo igihe cyose muzamukira mu isi. Mu izina rya Yesu.